ari yambaje ngo Yago ngo afite imana yo gukina umupira twamufasha dute. Umutoza ngoroma arahari muraza kumubona ako nakazi ke ubwo Yago inomero yanjye arayifite nawe arimo aranyumva anyandikire kuri WhatsApp hanyuma niba koko atera umupira aze ariko se imyaka ntiyamusize imyaka yaramusize n'abakuru bagira bya byiciro byo oya we ntabwo ari mukuru muri ubu buryo ni umusaza ubwo none se yawutera se oya tuvugisha ariko ntimugaseke ibintu biba bibabaje aravuze ngo ntabwo azi kuririmba ngo ariko ngo afite impano yo gukina nese ubu yaza agakina tukazamudevelopa za APR na za zikamugura kandi yarashaje imyaka yararenze ubu ngubwo wajyaza gukora intuza kugorora ingingo hanyuma undi warubajije ngo Brice mere dukundimo ariko mwebwe abaye abatuye ngo mumubarize ko nababwiye ko namwishyuriye naramwishyuriye urumva no umuhungu w'umustar uririmba uyu wa wundi byo n'ububizi baba bahungu bajya baririmba wa wundi witwa Melody ubwo barimo arambaza ngo natanze amafaranga kugira ngo yige maze gutanga amafaranga ishuri rivamo yararitorotse ariko ubu noneho ishuri ryabonetse none n'igifaransa akimenye n'igiswahili nicyo aze rwose nta kibazo noneho ajye noneho anavugana na Shagi namubwira ati wagwana badman amubajije mu cyongereza undi amubwira ati big sing izagwana yamani tuntufia yumve koko ko avuga nkawe murakoze cyane buro nanjye urwego ugezemo nababwiye ngo nta muntu uzibukwa kubera amazu kubera amafaranga muri banke kubera abakobwa beza bakundanye nabo cyangwa se abagore beza babonye ntabwo ibyo bajya babikwibukira umuntu ntabwo agaciro kubera icyo yamariye abantu societe wayikoreye iki en general igihugu cyawe none niyo mpamvu wumva none tujye tuvugisha kuri imbere y'Imana none hanga kire kutabona ariko buri munyarwanda wese ufite ubwenge iyo umubwiye arakubwira ati Kagame arashoboye hari amasezerano tugirana n'umubyeyi ariko cyane cyane umubyeyi wiyaje ubundi no mu budemi bwateye imbere hari icyo hari memorandum of understanding turayifite yemewe umwana yaje akazanwa n'umubyeyi turabana tukamenya ko tugakora talent detection tukamenya se tararayifite kuko umutoza arahari ubishinzwe none tumaze kubona afite tara kuko hari ushobora kubakina byo kuruhutsa umubiri hari ushobora kubakina nkuko wabonye kare nawe wabonye uriya mwana ukavuga uti uyu nguyu ngire ngo APR na Zario ziramutwara vuba nkuriya rero bigeze hariya tuba twaraganiye n'umubyeyi twamubwira tuti uyu mwana turamubona mu icyerekezo cy'ejo ariko kumubona mu icyerekezo cy'ejo tugomba kuba tumufiteho uburenganzira twumvikanyeho nabo ayo masezerano nkuko waruvuza arahari ntabwo bizongera kuzana ibyo njya mbyumva numvishe na Neymar byaramubayeho mbere na mbere maje kubasuhuza muraho kandi mugire umwaka mushya muhire yewe tujye kuganira nitwa aho bamuteze Gaspard akaba ari yewe uhagarariye College Doctrine Vite imbere y'amategeko uyu munsi rero tukaba twishimiye kuba turi kumwe namwe kugira ngo tuganire ku mushinga dufite uko ibiganiro biza gukurikirana turaza kubanza kubaha amavu n'amavuko ya College Doctrine Vite none tuzane kubabwira no kuri uyu mushinga tubabwire uko watekerejwe tunababwire naho ugeze ndetse tuze kugira n'ibyifuzo twatanga nihuse rero cyane ndagira ngo mbabwire ngo College Doctrine Vite ubwayo yatangiye mu bihumbi 2007 nibwo twatangiye hano kuri uyu musozi wa Ndera mu karere ka Gasabo ishuri tujya gusaba uburenganzira turyita College Doctrine Vite. College Doctrine Vite ni ikilatini nibyo twagerageza kugenekereza mu kinyarwanda kari nk'ubumenyi bwo soko y'ubuzima. Moto y'ishuri akaba ari Conscientia et Peritia, ni ikilatini nacyo Conscientia cyangwa conscience urumva ko harimo uburere. Peritia ni ijambo ririmo science cyangwa science na competence. Ni ukuvuga rero ngo turashaka mbere na mbere umwana ufite uburere, kuko iyo udafite uburere ibindi byose ntacyo byakumarira mu buzima
iyo waba ari umuhanga. Nyuma yaho rero bamara kugira uburere tukaba tuguha natwe ubumenyi. Ubwo ni siyanse tugezeho, ariko bwa bumenyi nabwo ntacyo bwakumarira butaganishije ku bumenyi ngiro kugira ngo ushobore kuboneka neza ku isoko ry'umurimo. Ubu rero ko tuvugana dufite hano ku cyicaro gikuru Indera hari maternelle cyangwa se nursery, primary na secondaire. Tukaba ko dufite n'ishami mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu mu kagari ka Murehe, naho ari ishami ry'incuke na primary. Ubu nabwo tuvuganaho hatangiye muri 2014. Dufite ariko n'umwihariko wenda mu buryo rusange, tumaze imyaka igeze kuri 6 cyangwa 7 turerera igihugu abana biga iby'imisoro na gasutamo. Nitwe dufite iryo shami hano mu Rwanda, kandi tumaze kugeza ku bana barenze 300 bamaze kurangiza iryo shami mu rwego rwa secondaire, kugira ngo bazagiye gufasha abanyarwanda mu byerekeranye ubwikorezi, mu byerekeranye imisoro, mu byerekeranye na shipping, mu byerekeranye freight and forwarding management. Biga amasomo meza cyane, ubwo abo nibo babyitangira ubuhamya. Kuva rero uyu mwaka wa 2023-2024 nibwo twagize ikindi gitekerezo gishya, ari cyo twifuje ko twaganiraho cyane. Icyo cyifuzo cyavuye mu mihanda yose, abantu batubwira batari ko murera mukarera u Rwanda, ariko se ko hano hanze hari abana bafite impano, ariko izo mpano ugasanga uburyo bwo kuziteza imbere biragorana. Nta kuntu mwatekereza ko mwafata abana bakiga bisanzwe, ariko hakaba no guteza imbere impano, amatalenta Imana yabahaye. Nuko twabitangiye rero, ariko tubitangira tutafata impano zose ko ntabwo twabishobora. Dufite uburyo twagiye tubiteganya. Dutangira rero ku mpano yo guteza imbere cyane cyane umupira w'amaguru. Muri umupira w'amaguru rero dufite twana twiza cyane, mu kanya muraza kujya kutureba aho tuza kuba turi kwitoza. Twana duto turi hasi y'imyaka 9, hasi y'imyaka 13 ndetse na hasi y'imyaka 17. Muraza kureba impano bafite, ariko mbere na mbere ni n'abahanga mu ishuri. Turabigisha tukajyana na gahunda nziza yo kugira gute yo kubatoza ya mpano bafite y'umupira w'amaguru. Ubwo ni ukuvuga ko tujya kubitangira n'ibindi bitekerezo byaje bikomotse yuko muzi neza ko ari twabita niba ari irerero rya Paris Saint-Germain Academy Rwanda riri Butare. Ubona bigisha ko umupira w'amaguru nuko bisanzwe, ariko ugasanga badafite navuga nk'ishuri ryo kuba babanza abana bakiga, kuko abana bajya hirya no hino bakaza kwitoreza hariya. Noneho rero twajyanye nabo ibiganiro, batwemera rwose ko dukomeza tukaganira. Twarabandikiye tubagezaho umushinga wacu w'icyo gitekerezo, badushyigikira mu bitekerezo, nabo badushyigikira mu bijyanye na tekinike, ariko ntabwo turagirana amasezerano ahamye uko inzego nkuru edukota yabo iri kubyiga, uretse ko ubusabe bwacu babwakiriye. Ubu rero turategereje Imana idufashije bigacamo neza. Muri kino gihembwe twatangiye tuzagirana partnership na Paris Saint-Germain, kandi n'ubu ngubu baza kutwevariwa bakaturebera bakagera gute, ariko ntabwo turagirana amasezerano yanditse, uretse ko biri mu nzira. Turi gusaba Imana ngo tuzabigereho. Umushinga rero twavuga ko ari mu Gifaransa sport et études. Mu by'ukuri si uko twavuga ngo tugiye kubitangiza gutya, ariko mu bindi bihugu usanzwe uriho, aho abana biga mu mashuri bisanzwe bakayiga, ariko bagatozwa n'umupira w'amaguru cyangwa n'andi matalenta bafite. Nge rero nagize amahirwe ndi mutoya ko mu gihe cy'amashuri yanjye ya secondaire nize i Paris cyangwa hafi yaho nabonaga ibyo byose ninguma mu mutwe, uretse ubushobozi buke. Ubu ngubu nibwo wenda mu myaka yangezemo mbonye nanjye nashyira mu bikorwa ibyo nabonaga ndi umwana w'icyo gihe, ariko nkabona ari byiza. Hagati aho rero sport et études
ni ikintu cyiza cyane, ariko iyo tuvuze ijambo siporo burya habaho amoko ya siporo menshi. Hari abakora siporo za ballon, siporo za racket, haba harimo tennis, ping pong n'ibindi. Hari za atletisme, haba harimo kwirukanka, gusimbuka. Hari zo bitwita arts martiaux, muramba burandi mu francophone cyane kurusha icyongereza. Arts martiaux zirimo karate, judo n'ibindi. Harimo sports, donc sport artistique, zirimo danse, gymnastique n'ubundi buryo bwa siporo. Intumbero yacu tubonye ubushobozi ni uko twazagerageza abana bafite amatarena gahoro gahoro, kuko dufite strategic plan gahoro gahoro, tukabanza kimwe tukazakurikizaho ikindi, uko imana igenda idushoboza tukaba twashobora kuzabigeraho. Byubatse gute rero? Kugira ngo umushinga tuzawugereho neza birasaba ko tugira mbere na mbere abarimu bafite ububasha bwo kwigisha bariya bana. Iyo tuvuze abarimu mu byiciro bibiri, tugomba kugira abarimu babigisha gahunda curriculum ya leta nk'uko bisanzwe, bakiga neza, bagaperforminga neza, bagatsinda neza mu primary, mu O level cyangwa no muri hejuru bagatsinda. Ariko ikintu gikomeye, nta nubwo umukinnyi azi marketinga atazi cyane indimi. Bari ni ikintu gikomeye ko umuntu cyangwa se n'uwo tuba turi kumwe abazi neza ururimi rw'icyongereza, abazi neza ururimi rw'igifaransa, abazi neza igiswahili n'ikinyarwanda, byanamukundira wenda ibyo twa nibyo dushoboye akazagira n'izindi ndimi zashobora kuzamufasha mu buzima. Twaje kubaza umwana umwe tuti ariko wa mwana we, aho bitandukaniye gukina gusa ariko tugakina tuniga ni retandukanyirizo. Arambwira ati impamvu njye nabikunze nuko ubu tuvugana, ndamutse ndi gukina akaguru kakagira ikibazo, simba ngishoboye kujya mu kibuga, nzakoresha ubwenge nzaba naravanye mu ishuri. Ati ntabwo nzaba mayibobu cyangwa nzaba wa muntu udafite akazi. Ubwo rero kugira ngo nano tubigereho neza, mbabwiye ko dufite abarezi, abo ni abarezi babigisha, ariko noneho hari abarezi babatoza umupira w'amaguru cyangwa se izindi mpano bafite. Tuba dufite abatoza barimo wenda bamenyere n'inka angoroma bakunze kuvuga two Mugabo Bosco yarasanzwe ngira ngatoza muri Sunrise, tukaba turi kumwe ubu ngubu ari kwita kuri abo bana. Muraza kujya n'umwanya wo guhura nabo, abatoza neza kandi maze kugira abakinnyi benshi yatoje kandi bageje mu cyiciro gishimishije cyane. Turavuga tutirwo dufite abarezi beza, tukagira abatoza beza, habuze ikintu gikomeye, ari nacyo cyaduteranije cyane. Habuze umuntu cyangwa se department twahana tukajyana amasezerano yadufasha ibi byose. Ntacyo twakora tutari kumwe na media. Media nizo zifite byose, bakunze kuvuga ngo ni bwo buyobozi bwa kane babyita gukina. Niyo mpamvu twavuze tuti reka tubigere. Ubwo rero noneho tugira amasezerano n'ushinzwe marketing mu buryo rusange wa kino gikorwa, ari we super manager. Turi kumwe hano, mbaza no gushimira cyane ko yemeye kwitabira ibi bintu, yaradufasha kandi baracyadufasha cyane. Ariko ho by'akarusho bye twaje kuganira tujye kujyana amasezerano, sinari nabizi, njya gusanga super manager ahubwo ni umurezi, afite na diplome y'uburezi. Ngiye kubona amataba by'amavuta, kumbi agize kuba umurezi kandi akunda na siporo mu bikorwa dukunda tubona. Ndavuga ibi bose ibijyanye na marketing rusange azayidufashamo kandi neza. Nkaba mbibashimira cyane muri uyu mwanya. Murakoze cyane. Mu gusoza rero iri jambo ry'ikaze muri ko nabyita, ndagira ngo ni n'umwanya imbere yanyu mwese n'abatureba, ni umwanya wo kugira dushishikariza ababyeyi. Mubyeyi ufite umwana ufite impano zitandukanye, ngwino dufatikanye duteze imbere izo mpano z'umwana. Niba azi gukina umupira naze tumufashe akiri mutoya, atoza umupira w'amaguru kuva agifite imyaka 5, 6, 7 uko bizamuka. Aha nabibutsa yuko ku bana batoya baraza bakiga bagataha, ariko kuva kuri senior 1 bo barabodinga bakabana mu kigo. Ariko hari n'abana batuye no mu nkengero za hano hafi, baza murarangiza amasomo mu gitondo kugeza saa 9, kuva saa 9 bakajya mu myitozo saa 11, saa 12 bakabona gutaha. Ukabona kandi bibafitiye iki akamaro gakomeye cyane.
rero twasabaga abatuye cyane cyane ku batoya inkengero za hano hafi, abafite ubushobozi bwo kuzana abana hano, tubafitiye gahunda nziza kandi izafasha abana, cyane cyane ko n'u Rwanda biri no muri gahunda u Rwanda ruri kwifuza, ngira ngo na His Excellency muzi ko ubu ngubu u Rwanda rushyize imbere cyane guteza imbere impano z'umwana mu buryo rusange. Ni ikintu gikomeye cyane kandi turabibashimira kuko ubuyobozi bwacu budufasha cyane mu byerekezo byiza byadufasha gutuma abana bacu b'Abanyarwanda bagira ku kintu gikomeye ariko giteza nanone imbere isura nziza y'u Rwanda. Numva nabandekeye aho, ibindi bikurikiyeho ababyeyi bashaka kutugana bazahamagara kuri nimero ikurikira 078 57 00 146. Ndasubiramo 078 57 00 146. Dufite na nimero ya APR yo iroroshye cyane, ni 073 ubundi ukandika 55556 hakazaha umubare wa 6. Ni ukuvuga ngo ni 073 5 5 5 5 5 5 6. Murakoze, ndabashimiye. Nkaba rero ubwo ijambo nariha supermanager ko ari ushinzwe department indi mihango ikurikiyeho, ashinzwe marketing yacu, imihango ikurikiraho akaba ari we rubize kuyobora. Hano twaba turi kumwe n'umuyobozi w'ishuri Iraguha Joseline, nawe araza kubaho ikiganiro ku byo muza kumubaza, ariko muri uyu mwanya uko turi mu rwego rwo kumvikanisha umushinga, ubishinzwe akaba ari supermanager, tukaba tugira ngo tumuhe ijambo kandi koko mugubwe neza muri urugo rwa College Doctrina Vitae. Murakoze. Nakoze cyane muyobozi. Nanjye mbere yuko mbanza kuvuga ndabanza nanjye kwifuriza umwaka mushya abanyarwanda bose, ari abadukurikiye ari mu Rwanda ari n'abari hanze y'u Rwanda. Itangazamakuru namwe ndabashimira cyane kuko buriya turabo turibo kubera mwebwe. Ndavuga nkatwe, nkanjye w'umusitari, nge none ahangaha sinakabaye nitwa supermanager cyangwa se umuntu nk'uyu ufite ubushobozi yubatse. Ngira ngo mwabibonye ikigo muraza kubyereka Abanyarwanda, ni ahantu hanini, ibibuga birahari bya basket, bya futu, kugira ngo amenye cyangwa se ashaka ko dukorana, nimwe mwabiteye. Nimumfashe twishimire. Ngenda ndashaka gushimira itangazamakuru, dukomerana amashyi. Mwaramfashije cyane guhera natangira urugendo rwanjye rw'ubuzima nk'umuntu wavuye from zero nkaba ngeze aha. Imana gusa nta kindi nababwira, bampera umugisha kuko muri inshuti zanjye igihe cyose mbiyambaje kandi murantabara. Mbere ya byose ndabibashimira. Rero nkuko yarabibabwiye umuyobozi, ni koko iki kigo barampamagaye barambwira bati supermanager turagukurikira, turakubona, turashaka gukorana nawe ukaba general marketing manager, tugasinya contract yuko iri shuri uzajya uryamamaza nk'uko wamamaza Matora Dodoma, nk'uko wamamaza Speranza cyo kunywa Abanyarwanda bamwe bakagubwa neza, nk'uko wamamaza Matora Dodoma, za matora buri wese aryamaho akumva ko aryamye neza, agatekereza neza, agashobora gukora ibikorwa by'iterambere ry'igihugu. Nuko nibwo bampamagaye, bamaze kumpamagara ndaza njya mu mateka yacyo nk'uko namwe muyabwiwe. Buriya mu Kinyarwanda baravuga ngo gukosa si bibi, ahubwo ikibi no gusubiramo ikosa. Sibyo bavande? Gukosa si bibi kuko nawe udakosa, ikibazo no gusubiramo rya kosa. Mu Cyongereza bakavuga ngo no one who is perfect. Mu byukuri nanjye nk'umuntu z'uburezi ibyo udukosa cyangwa se utuntu nabonyemo twafatanyije, cyane cyane namusabye ko izindi minzi zose, nge murabizi ko mvuga Igiswahili, mvuga Icyongereza, mvuga n'Igifaransa. Navuze nti aha nsanze bigisha Igiswahili nako Igifaransa n'Icyongereza, ariko noneho
n'igiswahili mu Tanzania na wazaha kuko ubu none aha ngaho umukuru w'igihugu wacu perezida wa repubulika ntimujya mwumva akavuga igiswahili, ntimujya mubyumva wajya akadudubiza igiswahili. Buriya ubundi nuko abantu batabizi, ngira ngo urabizi uri mukuru, ubundi ijambo ry'umukuru w'igihugu burya n'itegeko, ubundi burya yavuze n'itegeko. Burya nanacana akavuga atari ku muhanda ko mbona utatunganye neza, burya bavuze ngo ukorwe. Ni ukuvuga rero burya yavuze igiswahili ni message ivuga ngo twige igiswahili kuko ni ururimi rw'ubucuruzi muri aka karere. Ndashimira ko abarimu bazanye bari abarimu b'Abanyakenya bigisha Icyongereza, ndashimira n'abariya Bakongo bigisha Igifaransa n'Umutanzania akaba yahageze, kuko ndashaka ko abana umwana bazi IT avuga igiswahili avuga Icyongereza. Umukuru w'igihugu yaravuze ngo isi y'ubu ngo iterambere ry'iki gihe rishingiye ku ikoranabuhanga n'amakuru. None se uzabasha gutanga amakuru utashobora kuvuga indimi? Ugomba kuba uri tayari. Si tu peux partir comme en France, tu peux exprimer en langue française. Si vous êtes peut-être comme au Togo, au Cameroun ou bien n'importe où au monde, oui, tu peux causer avec des gens qui parlent cette langue sans problème. Si tu peux changer, oui, si tu peux, ou bien si tu peux partir comme en Ouganda, en Afrique du Sud, tu peux aussi être comme un Kabylie, tu changes encore, tu parles autre langue anglais, sans problème, sans obstacle. When you are there, you start, now you say, I'm coming back, now let me speak English. Kuko murabizi neza ko Martin Luther King yaravuze ngo speaking language is a sign of intelligence. And remember that information is power. Ufite amakuru ufite byose. Amakuru rero ntwayatanga isi y'ubu. Ndabashimira cyane iriya department kuntu mwazanye bari abarimu bavuga muti umwana agomba kuba avuga Igifaransa, avuga Igiswahili, avuga Icyongereza. Ariko ikinarenze mbashimire nuko talent development mwashyizeho mukavuga muti twemere twigore tuza n'umutoza ukomeye. Uriya mutoza wazanye muyobozi Angoroma, aha ngaha hari abantu bamuzi, wenda reka mvuga ibigwi bye. Niwe watoje uriya mwana APR yaguze ejo bundi bita ngo ni Kategaya. Niwe watoje uriya mwana bita ngo ni Mitima izakukina muri Rayon Sport. Niwe watoje uriya mwana bita ngo ni Nyamuranga ukina muri Polisi. Uriya niwe bazamuye. None aha ngaha ishuri ryamufashe rimuhakaze ramubwira riti bwe nutoza abana kuko warabyigiye ubufitiye n'ubushobozi, kuko nabo watoje amatunda yabo turabareba n'abana bakirira ikipe y'igihugu. Ejo bundi twatsinze South Africa muyobozi ubu none aha ngaha bigize gutya bigahagarara bakavuga ngo amakipe agomba kujya mu gikombe cy'isi. Ubu Rwanda rwahita rugenda mu cy'isi nkuko muri corona bavuze ngo amanuka azamuka, ubu babikase. Mitima Isaac yabari mu gikombe cy'isi abikesha Angoroma. Niyo mpamvu twazanye uwo mutoza ni utoza abana. Ndaza ko turagendara mu bibuga murebe. Hanyuma twicaye muri iyi sare murareba hariya stage iriya ni podium murayireba. Tuzajya tunafata rimwe mu kwezi tuzana umucelebrate cyamamare, tuzane Knowless aririmbira abana, tuzane Seburikoko ni Seburikoko wundi ukina comedy aze akinire comedy abana, tuzane tuzane Yago aririmbira abana ajya hariya, tuzane Bruce Melody abana bayibyaha abaririmbire bishime. Niko bimeze kuko ubu dufite gahunda yuko buri kwezi abana bagomba gukora imikino ikaba develop. Umwana agakina umupira APR Rayon Sport n'andi makipe yajya kumushaka bakaza bakamukura akiga. Ntabwo dushaka ko umukinnyi azamera nka wundi wabonye visa kujya mu Faransa, umutoza ngo akamubaza ati c'est toi qui, izina sinshaka kurivuga, nawe arangiza aravuga ati oui c'est toi qui. Abwira mu Faransa aravuga ati bikari ibibazo. Mu Faransa ngo yaravuze ati no, urumva arangiza aravuga ngo ngo je suis n'attaquant très compliqué. Namwe ni munyumvire ngo ari mu Faransa ubwo. Impano ni nziza ariko zikajyana n'ishuri, nicyo gihe tugezemo. Murabyibuka mwese David Luiz igiyazagana visit Rwanda yamuzanye. David Luiz yavuze ijambo hari yabwiye abana ati mukine ariko mwige cyane kuko aya mahirwe yo gukina akabeshwaho n'ikirenge ntabwo agirwa na buri wese. Niryo jambo yatanze yari yazanywe muri visit Rwanda. Ati ariko aya mahirwe ntagirwa na buri wese. Mwebwe rero munige neza mukine yego ariko munige neza n'ishuri ribe rihari.
kuko nonanga impamvu nashoboye gustamininga abana n'undi umustar ugihagaze bwuma ni nubwo burezi data yibutse kunshyiramo muntu nk'uyu w'incabwenge wa mugani w'abarundi intellectuel umunyabwenge akavuga ati Superman ngwino twaganira kumva ibitekerezo koko ari cyo twafatanya kandi kuva igihe dukoranye twazengurutse igihugu cyose ni mwari mubizi mwabonaga mu mwaka wa 2023 ndari ncecetse nazengurutse igihugu nagiye Huye nagiye Nyagatare twahakuye abana 16 18 Nyagatare twakuye abana 18 twagiye Huye dukura abana 24 Karongi twakuye abana 2 Gisenyi twakuye niba ari 8 bangaye Musanze havaye abana 38 urumva twazengurukaga igihugu cyose tureba aho umwana ageze niba ari mu wa 4 niba ari mu wa 3 azakomeza kuko abarimu noneho bo baje ni standard ndibaza ko na inspection niza bazavuga bati clean and clear kuko umwana agomba kuvuga igifaransa akavuga igiswahili akavuga icyongereza ibyo ndongera kubisubiramo narababwiye ngo burya nkunda kubivuga sinzi impamvu abanyarwanda mutari mwami ugira president asigaye avuga akavuga igiswahili ni message atanga mwiga igiswahili gifite akamaro n'ururimi rw'ubucuruzi muri aka karere urumva jifunze lugha ya Kiswahili kwa ufasaha kwa sababu hiyo ni lugha ya biashara ambayo itakurahisishia maisha na kufanya biashara na kuzunguka kwenye hizi nchi huu ukanda wa maziwa makuu mwabyumvishije rero hari ijambo hano hari umuyobozi w'ikigo araje abaganirize mu mubazi ibibazo mushaka ariko muri make abantu twasinyanye kontra yo gukorana indetermine kugeza igihe cyanjye cyose ndi kwisi ntibimbuza gukora ibindi ariko ngomba guhora ndi permanent brand ambassador general marketing manager wa Doctrina nanjye rero ibintu nemeje kwiyangazamo murabizi ko iyo nasonga imbere na rimwe njya nsubira inyuma kuko noneho ngiye mu burezi noneho na sport noneho ni nkuko wafata siki noneho birahuye noneho ni nkuko wafata komanda president ukamubwira uti ambara combat uyobora urugamba none ubumuhaye noneho wibyazi neza bro nanjye ngiye mu burezi sasa kuko wabyumvishije noneho bihuriye neza ubundi hano nari narabuze kuko ubundi niyo sector yanjye sport na education kandi inspection izagenda neza kuko tugomba gutsindisha nibura nitujye tubura mu bigo bitatu bya mbere umwana yabyari akavuga igifaransa akavuga igiswahili akavuga icyongereza president yaravuze ati nta wundi murajya abanyarwanda mugomba guha abana banyu ni mubahe uburezi abana biga murakoze cyane bavandimwe banyamakuru nicyo nari nabatumirije nongera kubwira abanyarwanda ngo babandi buri ikintu cya mbere ku isi nubwo abantu bazi ko ari amafaranga ariko n'ubuzima kugira ngo rero ugire ubuzima bwiza ibuka kuryama neza urebe matoro yawe ko ari Dodoma vuga uti ndagura Dodoma ndagura Fiesta uryame neza nujya kunywa winywera icyo kunywa cya Esperance ubundi ugubwe neza hanyuma nuvuga uti ngiye kwigisha umwana uburezi butomoye busobanutse bujyanye n'igihe mwabyumvishe ko gasitamo sinari mbizi ngiye gasitamo harya ngo ni iki hano ni customs tax management mwabyumvishije ibyo murabyumva imisoro amaho harya ni imisoro n'amahoro imisoro n'amahoro nibyo byiga oya nimugaseka ariko urumva ibyo ngibyo biraha ubu rero turi mu cyerekezo cy'igihugu hanyuma ndasoza nshimira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika ejo bundi yavuze ijambo ryiza arongera ashimangira ko ejo hazaza h'iki gihugu agomba gufatirwa cyane imyanzuro n'urubyiruko ririya jambo ryaranejeje cyane yiyamamaza cya gihe yaravuze ati tugiye kubaka iterambere ry'igihugu ariko cyane turyubakire ku rubyiruko uyu ni umwanya w'urubyiruko ejo bundi arongera bisubiramo aravuga ati twiteza hanini iterambere ry'igihugu cyacu ariko ibyemezo bizafatwa cyane n'urubyiruko urubyiruko rero ni ibi turimo kurera ni Doctrina ahasigaye dukomeze dufatanye twubaka u Rwanda twifuza murakoze cyane asante karibu Jewe nitwa Yago Joseline nkaba ari ngiye umuyobozi wa College Doctrina Vitae nkaba ndarize iby'uburezi ariko by'umwihariko nanjye nkaba ndi muri ba bana kera twakiniraga akabumbu ku muhanda akaba ari nayo cyatumye nza kuri iki kigo bitewe n'uko turabizi kera iyo umwana yakuraga akina akabumbu umubyeyi arakubwiraga ati dore utaye amasomo bubaye ikirara bubaye iki ariko ubu ngubu
tukaba turiho kugira ngo iryo jambo riveho yuko umwana mu kujya mu mpano ye kuki bakumva yuko atabifatanya byombi. Tukaba turi hano kuri iki kigo nk'inshingano zacu ari ugusigasira itareni y'umwana ntayitakaze, ariko muri byose akagira bwa burere n'uburezi byose bigendanye. Ni byinshi bavuzeho ariyo ntumbero yacu, wa mwana uvuga za ndimi uko arenye byaba n'akarusho wenda njye nuko yagize amahirwe yo kujya mu bihugu byinshi nkaba mvuga wenda nk'indimi zigera nko muri 5-6, ariko nanjye nkaba numva yuko nk'uko nzivuga n'abana bazivuga. Turabizi neza kubaho muri ino si ufite ururimi niwe isi ibona, ni nawe isi ifata neza. Ubwo rero natwe tukaba turi hano kugira ngo dufashe aba bana gutsinda mu ishuri, agatsindira ku manota meza, yatwarangiza yataremye ari ya football cyangwa indi nayo akayizamura, cyane cyane wenda turi ku ntambwe ya football. Iyo ntambwe ya football umwana akayizamukana byombi kandi ntagire ikintu na kimwe abura muri ibyo byose. Ndakeka ibyinshi babivuze, ariko tukaba dushimira cyane cyane kuba mwaje kugira ngo mudufashe kimwe nk'uko mu byo dukora wenda tuba turavuga ama ekipe tukavuga iki, na ekipe y'abakobwa irahari. Nkaba ntumirira cyane abakobwa nk'uko mumbona nanjye ndi hano nakinnye umupira geretse kuri atinye myinshi na basket narayikinnye. Nkaba ntumirira ababyeyi bafite abana b'abakobwa bere gupfukirana itareni yabo, bere kwipfukirana rwose. Natwe dufite amahirwe nka y'abahungu, dufite amahirwe nk'ibyo bariho kwatsi twabigeraho, akaba ari nabyo bituma bisa nkaho byatumye bimpa kuba umuyobozi kugira ngo mfashe nanone cyane abakobwa ari uwo muri iyo tareni y'umupira, maze twishimagize kandi dukomere. Tukaba tunashimira nyakubahwa perezida ukuntu ashize imbaraga cyane cyane mu kintu cya siporo, kuko iyo umwana akoze siporo n'ubwonko bwe bukora neza kandi binatera imbaraga. Rero tukaba tubashimira kuba mwadusuye, tukaba tunatumira ababyeyi yuko rwose baze badusure bareba aho turi, aho abana baba barya neza nk'uko barya mu rugo, indyo zose barazibona, ariko muri byose tubagabura ifunguro rituma batagira ukugwingira kugira ngo abana bakure bakomeye, tutazaba nka kwa kundi babandi bagurwa n'ama ekipe bagera ngo bafite inzara y'imyaka 5. Cyo turakirwanya. Abana dufite rwose ku buzima bw'ifunguro byo nta kibazo bafite kandi bafite n'ibiro bihwanye n'imyaka yabo kandi baranakomeye. Nakoze cyane nk'uko abibabwiye, nanjye nashimangira koko icyerekeranye n'imirire nayo nakibagiwe. N'amata baranywa, amata arahari, n'abana banywa amata kugira ngo arambuke abe meze neza. Umwana anywa amata akubite inyama, arye neza inyama. Umwana agomba kuba afite rishe ku buryo nawe uri umubyeyi uvuga uti umwana ubwonko burakora ariko n'umubiri arasa neza, body appearance, ibyo nabyo bimeze neza. Hanyuma turabatwara muri library hariya na computer lab, technology umwana ajyana ni isi y'ubu. Perezida Kagame yaravuze ngo yishingiye ku bintu bibiri: amakuru n'ikoranabuhanga. Amakuru ntushobora kuvuga utazi indimi, hanyuma arangizwa kubita ikoranabuhanga, ubundi isi ukaba uyifite mu ntoki. Ibyo rero doctrine yarabikavarinze. Hasigaye nijyo nangiye kuvuga ntasigaye, reka tuganire. Ni umwanya wanyu wo kumbaza cyangwa se kubaza abangaba turi kumwe. Murakoze cyane.
mwebwe n'abanyebazo murimo murabarira n'abanyeshuri bari mu kigo uburyo buzabona ikintu ushobora kugira mutwara no umuntu ava mu ishuri rya segonderi muri kaminuza nta kintu uzabona kujya muri cyane cyangwa se mwebwe ariga ariko ugeze kuri parasitoro ari kuza mu muryango yo kugira impano y'uko tugeze turabiga icyo ndagisubiza. Hari amasezerano tugirana n'umubyeyi, ariko cyane cyane umubyeyi we yaje ubundi no mu budemi bwateye imbere hari memorandum of understanding turayifite yemewe. Umwana yaje akazanwa n'umubyeyi turabanza tukamenya ko tugakora talent detection, tukamenya se tararayifite kuko umutoza arahari ubishinzwe. None iyo tumaze kubona afite tara, kuko hari ushobora kuba akina byo kuruhutsa umubiri, hari ushobora kuba akina nkuko wabonye kare nawe wabonye uriya mwana ukavuga uti uyu nguyu ngire ngo APR na Zario ziramutwara vuba. Nkuriya rero bigeze hariya tuba twaraganiye n'umubyeyi twamubwira tuti uyu mwana turamubonamo icyerekezo cy'ejo, ariko kumubonamo icyerekezo cy'ejo tugomba kuba tumufiteho uburenganzira twumvikanyeho nawe. Ayo masezerano nkuko waruvuze arahari, ntabwo bizongera kuzana ibyo. Njya mbyumva numvishe na Neymar byaramubayeho azamuka ajya muri Espagne ngo academy marango aho yakuriye ku ishuri bizana ibibazo, ariko ibyo ngibyo twarabirangize rwose. Dufite amasezerano tuba dukoranye n'umwana n'umubyeyi we, kubera ko natwe tuba dushaka kugira ngo ibintu bizagende biri mu murongo mwiza. Urakoze kandi kubaza ikibazo kuko n'abandi bari bukibaze badukurikiye. Urakoze cyane. Yego. Nge nakubwiye ngo umwaka wa 2023 hafi guhera mu kwezi kwa 8 nari ndimo kuzenguruka igihugu cyose ndi kumwe n'uyu mugabo. Iki kigo ndibaza ko kukigura si cyo cyangombwa, ahubwo icyangombwa nimpa reka nkubwire. Ndibaza ko buriya kuvuga ngo soma nayaguze ikigo bishobora gukanga cyangwa se kumvikana ko mfite amafaranga, ariko ibyo ntacyo bimariye abantu amafaranga yanjye. Nubundi umusanzu wanjye nukubaka igihugu. Nubu rero kuba mbaye mu brand ambassador nkakigaragaza nk'umuntu w'umusitari, nubundi ibyo nashakaga cyangwa ibindimo bigeze ku banyarwanda igihugu cyose no hanze y'igihugu. Wabyumvishije? Kuko icyerekeranye n'amafaranga buriya narababwiye ngo ubaho ngeze urwego maze kugeramo ibyo amafaranga ntacyo. Ubusuye umugabo ko atafashe amafaranga ngo ubuse ngiye kukubaza ibirimo gukora urabikorera abana bawe, urabikorera igihugu. Ejo niyo uzaba utakiriho wowe uri umuntu ufitiye akamaro igihugu. Uro nanjye urwego ugezemo narababwiye ngo nta muntu uzibukwa kubera amazu, kubera amafaranga muri banke, kubera abakobwa beza wakundanye nabo cyangwa se abagore beza wabonye. Ntabwo ibyo bajya babikwibukira. Umuntu ntabwo agaciro kubera icyo yamariye abantu. Societe wayikoreye iki en general igihugu cyawe. None niyo mpamvu wumva none tujye tuvugisha kuri imbere y'Imana. None ahanga kire kutabona, ariko buri munyarwanda wese ufite ubwenge iyo umubwiye arakubwira ati Kagame arashoboye. Kubera iki? Kuko nk'aba ni bakuru mwe muza igihugu cyari kiri. None rero kubera iki ibintu yamariye abantu bi vati ngewe reka icyambere nungu bumwe abanyarwanda twateranyizwe n'abazungu bundi tuva indimwe. Icyo ngicyo kirabanza kiratungana. Arangije aravuga ati ikindi abana bazizuke bige. Ikindi n'umunyarwanda reke kugwingira bya bindi hoze uvuga. Ikindi abantu banywa amata zagira inka, gira inka munyarwanda. Ikindi mituweli kuko siko buri muntu afite ubushobozi bwo kwivuza. Biriya rero biriya bikorwa nibyo bituma umunyarwanda avuga ati aya matora turamuha 100%. Nibwo bwa mbere bigiye kuva ku visi yarimo. Nta perezida wari watorwa 100%, ariko perezida Kagame agiye gutorwa ubu 100% bizuzu. Bana bya bindi bya 97 n'umunani ubu biruzura neza full kono n'ibikorwa biravuga. Rero urakoze cyane ntuza kibazo cyawe nagishubije. Yes. Ikibazo mfite akamaro ishimire ishuri kuba igitekerezo cyiza ndetse neza ko bazateza imbere muri rusange. Ariko ikibazo nshaka kubaza gasuka manager kugira ngo muze rero ishuri mu muziki dufitemo abahanzi batandukanye kandi tuzi neza ko bafitemo n'impano. Mu muziki dufite impano zaza
ngo uvuga ko atazi kuri inde uvuga ko atazi kuri kandi yakora bose zimutera umupira pe waba kugira ngo nibura baze mu ishuri tumuteze imbere ni nk'umuziki ushobora gukora bunaniye zigatera akabungu byose. Ikibazo cya kabiri kirajya ku ndimi kandi amukwisha rwose muri abasipesialisite cyane mu ndimi kandi byose bidashobora rwose twabonye kandi yiteze imbere mu rurimi rw'icyongereza kandi twarabishimiye ariko akavuga igifaransa akavuga icyongereza rwose murakoze cyane mwa banyamakuru umwe ari urambajije ngo Yago ngo afite impano yo gukina umupira twamufasha dute. Umutoza Ngoroma arahari muraza kumubona ako ni akazi ke ubwo Yago inomero yanjye arayifite nawe arimo aranyumva anyandikire kuri WhatsApp hanyuma niba koko atera umupira aze ariko se imyaka ntiyamusize imyaka yaramusize n'abakuru bagira bya byiciro byo oya we ntabwo ari mukuru muri ubu buryo ni umusaza ubwo none se yawutera se oya tuvugisha ariko ntimugaseke ibintu biba bibabaje aravuze ngo ntabwo azi kuririmba ngo ariko ngo afite impano yo gukina nese ubu yaza agakina tukazamudevelopa za APR na zaruzi kamugura kandi yarashaje imyaka yararenze ubu ngubwo wajya aza gukora intuza kugorora ingingo hanyuma undi warubajije ngo Brice mere dukundime ariko mwebwe abaye abatuye ngo mumubarize ko nababwiye ko namwishyuriye naramwishyuriye urumva ni umuhungu w'umustar uririmba uyu wa wundi ibyo n'ububizi babahungu bajya baririmba wa wundi witwa Melody ubwo barimo arambaza ngo natanze amafaranga kugira ngo yige maze gutanga amafaranga ishuri rivamo yararitorotse ariko ubu noneho ishuri ryabonetse none n'igifaransa akimenye n'igiswahili nicyo aze rwose nta kibazo noneho ajye noneho anavugana na Shagi namubwira ati wagwana badman amubajije mu cyongereza undi amubwira ati big sing izagwana yamani tuntufia yumve koko ko avuga nkawe murakoze cyane merci beaucoup kubera imana se twakubwiye ngo muri sana mwe yuzuye uzuza no kwa gatatu cyangwa kwa gatanu umugore none se Stade Amahoro ntiruzura sibyo Stade Amahoro arambajije ngo ko wavuze ngo uzazana umugore ngo Stade Amahoro yuzuye none se Stade Amahoro yari yuzura navuze ko Stade Amahoro nimara kuzura ariho nzakorera ubukwe izuzura mu kwa gatandatu rero n'ubukwe bwa Supermanager n'uwo mugore uvuga nabwo nibwo muzamubona uwo musheri wa Supermanager nafashe irembo ngiye gusaba irembo irembo nejo narifata no mu cyumweru gitaha ibintu biracyari mu kwa gatandatu turi mu kwa mbere hasi ubundi ko mushaka murashaka kugira mujye mumufotora murashaka kumunwara mufite gahunda ki ko mushaka kumumenya murashaka kumumenyera iki dukeneye umwana mukeneye umwana rero reka mbabwire wabyumvishije data yabyaye abana 18 gakumba 15 bariho papa gakumba yabyaye abana 18 data waranamubonye nakujyanye mu rugo waramubonye uyu yagiye mu rugo aramubona twamanutse Nyagatare rero mu bana 15 papa yabyaye wabyumvishije ubwo wenda bijyanye n'iki gihe murumva nge nshobora kubyara nk'abangahe ngo 7 umvuriya ngo nibura uzajye rero humura Dimitresine humura umwana azaboneka wereka tubande umushinga udemare kudemara n'iki kudemara nuko amatunda y'abana bagiye kuzaha igihembwe gitaha ababyeyi bo bazijyagingira kuko ibintu nagiyemo uko buriya reka nkubwire Perezida wa Repubulika nigeze kuvuga nyakubahwa Perezida w'igihugu cyacu yaravuze ngo ibintu byose birarushya iyo ukora icyiza kukigeraho birakurushya wakora n'ikibi kukigeraho kikakurushya aravuga ngo none se byose ko birushya
ubundi umuntu yagiye areka kuruha akora ibibi akaruha nibura ashaka ibyiza byazana bastinga abantu bakavuga bati umuntu yaruhira gukuri kuko n'ubundi nushaka gukora ikibi nacyo ntugikora mu buryo bworoshye uravuga uti ngiye kwita umuntu bikabanza gukora imitwe yuko uzamwica uzura ruhira icyo ushaka gutekereza ibibi ahubwo waruvuze uti reka none ushaka iterambere nkoreshe bwa bwenge nshaka iterambere urajya kwibuka uvuga uti reka bikabanza kugutwara igihe ahubwo se igihe byagutwara ushaka gukora iterambere nk'uko uyu mugabo akora avuga ati reka nderere igihugu kanderere u Rwanda kanange nanga umusanzu wanjye mu kubaka igihugu rero njyewe narababwiye ngo ndi umusitari ariko ndi n'umusitari ugomba kugira iki gihugu cyanjye kizavuga kiti uyu ibuye rye ni irihe mu kubaka igihugu pana bya bindi ngo babandi bajya bavuga ngo turatwitse uritwika njye naravuze njye ntabwo ntwika muzehe njye ndazimya urumva njyewe ndazimya n'abafana banjye bose aho muri mu bimenye njyewe ndazimya niba ukunda supermanager ubwo uri muri zimya group njye ndazimya kuko gutwika biroroshye kandi gutwika no kwangiza no gusenya umuntu avuze ngo ishyamba kuritwika wagenda ukanafata akambi ugashyiraho uri kaka ryose ngaho rizimya paka brigade fire igomba kuza fire brigade akari wazimya njye rero ndazimya kuzimya rero no kugira gute no gutuza ibintu bikaceceka hanyuma bikagenda mu murongo mwiza ariko ufite icyumari y'abantu murakoze cyane ikibazo kindi nabonye wamanitse amaboko hariya wowe warumbaje iby'umukobwa umukobwa arahari shera arahari ariko sinshaka muzamufotora muramufotorera iki umugore wanjye ko atajya mu itangazamakuru n'ijya urijyamo ngo umugore ari urashaka kumubona niwe ushaka kumutereta ku bukwe gufirima biremewe ni ubukwe bw'abanyarwanda ngende umuntu w'abanyarwanda ni ubukwe bw'abanyarwanda narababwiye ngo ni ubukwe bw'abanyarwanda umunyarwanda wese n'umuyobozi wese igihugu cyose East Africa yose mwabyumvishije ni ubukwe tuzaganiriramo ibintu bikomeye cyane icyo gihe reka sinshaka kukivuga n'umushyitsi mukuru muzamubona kuko ni ibintu byateguwe kuko njyewe naravuze umva ntabwo bizaba ari ubukwe gusa bizaba ari n'ubukwe ari n'igitaramo tuganiriramo imihigo n'imigambi y'aho twavuye n'aho tugeze kuko nabyo birakenewe asante sana ubwo rero tugiye kugenda tujye kwerekana ikibuga hariya muri abana barimo barakina ikibazo cya nyuma yego muri iyi minsi hari ariko bagashinjwa kugenda disipurine kandi aha ngaha iyo badashaka disipurine ariyo y'ingenzi kandi nta myaka yo kwiga uba uri fiyanse wawe witwa Yago muri iyi minsi kwiga cyane kuri ibintu bitutsi cyane bitukanye ese ntiwamufasha ukamenya n'ushobora kwiga nibura n'umwaka umwe hano ka disipurine hakaza Hago mwangu ya matabi. Jewe ndibaza munywa amatabi cyangwa ntacyo discipline tugiye kuzayikurikirana tumuhindurire nawe agire discipline. By'ubusikama none se wowe reka nkubaze wowe turi kumwe sibyo yegora none se wowe uri gukibaza ikibazo turi kumwe ngo baravuga ngo inkuru yishize n'amakuru aha ngewe reka mbasubize ngo abanyifuriza urumva
gufungwa nkuko ngo wanditse aho ngo yanditse ngo soma najya ngo yafunzwe ngo yanditse biki abanyifuriza gufungwa bo nababwira ngo ni nko kwifuriza u Rwanda ibi n'ubundi ntibizaba n'ubundi hanyuma bavuga kuri space nk'abo vuze bakavuga Sankara se ntiyavugaga ari muri Komoro ngo yafashe inyungwe arangije mu gitondo bucya ari mu maboko y'ababishinzwe kumufata Bese ntiyajya gavuga ngo yakoze ngo temporaire niba ari zone temporaire sinzi byamindi yajya gavuga abo rero mbafata nk'abo ni nkaba abo ni ba Sankara jye uvuga utaboni ni banuza ba mudacumura ni ba Sankara ujye ubihorera bavuge to turimo turubaka igihugu umubyari mararerera igihugu wanyize ukazana ibintu by'ibitafite akaciro yego rafiki yangu wazasiki za question okay tugiye kureba ikibuga wabyumvishije turebe uko abana bakina tuganire na kocha twerekane n'ibindi mushaka byose library computer lab aho abana bakorera buri kintu cyose hanyuma narakane nibagiwe barimo baranakora swimming pool burya abana bazajya boga ariko ntirarangirayo ndani bigomba kwerekana nangwa ari ngombwa okay na swimming pool mu minsi mike umwana azajyana kila kitu kiende vizuri asante sana ndugu zangu mwakoze